bitesha komere hando wa Yezu wandangira ndo wa Yezu se wamukura he ko bamufunze nta ukiba muri Rwanda ubwo ugize ngo nakazi ngiye kumuha rero harakazi ntaho wa ndo wa Yezu ntago wapfa nta kibino ariko umva garuka hano gato bamfashije umuturage nyobora kantangira akagatanga kantangire rwose umuturage wanjye nyine ariko mudugu uranyobewe akira fata ubundi akira shikira aha rwose itangazo ryatangwa mbo icyo usabwa rero ni ukunyura muri uyu mudugudu wose ubwira abaturage ko bagira gute ukavuga n'ibyo byose byanditse aho ngaho harya warize dogiteri ibi ni nk'aho ari byo mbagamo sawa ubwo turahurira ku mbuga ariko sha nibagiwe kukubaza isko aracari mu munyururu cyawuri moda yakoze ariko ntayapfa kuvamo vuba icaha gikomeye rwose bagira zavamo ariko koko wenda karuko wenda tuvuga ngo turarenganya izi zakomereza umusaza ungana kuriye ufite imyaka yagakwiye kwifata agakubita umugore umukecuru nta inzoka wenda ngo tuvuge ngo yaramusindiye ntaruga kaja gakindaguza mwa batigo kwibuka muri 12 aho umugore yakubitirwaga ubusa rwose ibyo byari kera ariko nta nikosa yakoze ko yemwe ugafata n'iminsi nk'itatu mu cyumweru ukayimanika nkara muri sara orere azi ko agomba kuziryamamo rwose nta koza yakoze kugira ngo igitinyiro cawe nk'umugabo kigumye kigaragare rwose. Ni ikibazo rero nuko hari ababikomerejeho bagakomeza bakagira ngo ya mico ya kera ya mihango ya kera noze ko kera baterekeraga ubu haraho wabona bari guterekera. Bwana mpamvu mbona ngo uyu muperezida wagiyeho arashoboye pe. Reba kera umugore ntiyagiraga ijambo yavuga no mu nteko ishinga amategeko bose barangana none yanayobora da ugeze meya wacu sumuyobozi daha ntiwumva sikana hano umudamu yemwe ariko rero sisha mutanze ubaza ubwo ntuboneye hafi none dushimbo twanje turukuranda ndabona udushingirizo kandi twagiraga uruseke yararugiraga ubusara carugira kandi afunzwe rero nawe bijo kandi arafunzwe cyane cyaha yakoze sinzi ko azava mu mbandamacinya biragoye kabisa biragoye pe biragoye muje mushimira umukuru w'igihugu wakuyeho igihano cy'urupfu siko ntabwo abagihari baba baramunyonze bashaka kugira baba baramunyonze cyaha yakoze ahubwo mugure wenda dore kari no gushiramo vuba wenda ubananyuje ngeneye imitwaro 3 ndaguha kugitana saya we yo kujya umutsima se niko ririya urwo na nyiri umwara wo kujya imitwaro ririane nzanira kandi kaga kwa 300 mwa nakandi ka 300 agiye mu wa divayi Rwanda oya ariko dore nanjye gutuma se imaka 250 ndikubona ariyo nsigaje nuzi dukora bari kubyiba njembe ndikubyiba nanjye nizo mpunge uzane kuri rwa mbere uzane kuri umaze ugeze amafaranga rero nzani imitwaro 3 kumva rwo rufite icanga sikuru rwa mbere wari wampayeho ndarikura ugenda yago siniko ririya
Cha, ko naherutse abuzukuru biwanje bikokora n'abikoroto bagiye ku mashuri. Kutagiyeyo wasibizwe n'iki? Mama yambwiye ngo musigarire. Umusigarireho? Yagiye mu mirimo nyabakisi yagusibye ishuri. Yagiye kureba amagare mu mujyi. Ngo amaki? Amagare. Amagare ni ibikimwa. Nakoze ko umunsi turi di Rwanda yabaye. Ariko koko we si turi kuri 25 Cyane. Babantu si barushanwaga. kanyuzeho sha nibagiwe mba nagiye Abanyamagare bari kwirukanka mu muhanda bari kuyoga. uzi ko mba nagiye Ubwo ngibyo umugore muzima nyaminaga akaja guhanga ayo maso ayo magare agasibya umwana ishuri. bejo bija bibaga bishuje hari abantu hari umuzika mbese bibaga ari ibirori Rakabura gushuha bishake bitogote maze umubyeyi agafata umwanya akaja mwayo macuho agasibya umwana ishuri. none si none urukumva atagiyeyo ko ndikumva narumvise ngo benda kujya ngo za ngoma ngo bamanukire za ngo niba ari zakabaya ubwo urukumva atagiye kureba yazamenya bazajya zagakenye igihe. Ariko utwo turere twose uvuza azahurudukana nabo. yagiye yahageze bamuha amakuru akamenya ngo biri kuva aho biri kujya. Ariko ababyeyi b'iki gihe si wari ugeze mu wa kangahe? Wa gatandatu kuri Aha simba ko yaragiye gukora n'icare. Ndashobora ayo mashuri y'iyi minsi yo muri kugira ngo yamaraga iki? Muri kugira kwicara ukagera nk'amashuri y'iyi minsi. Uswari ngaho agiye kubazwa. Niba mubazimo ibyo bize uyu munsi azabasubiza ubwo budomora ari kuguhama iyo nzoga. Bati ntutekereze ngo kuba yasibye ngo wenda ngo wibaze ngo ni umwanya yataye. Hoya ntayo utaye. Ntago ari umwanya apfushije ubusa. Kuko urabona bishe kuva na kera twese twakuze dukora iki? Dukora imyuga ba data bagiriwe gute bakoraga. Batigo dore niyo mpamvu n'abana basiko bose mwabaye ibirumba. Umva kandi Kumva mwakoraga iyo mirimo. None dose uri kwibuka wa mwuzukuru wa mubyara sebuko wa mukuru wanje. Umubi w'Kigali. Wa wundi wabaye nk'umuzungu neza neza. Abona nabona kumuzitari. Ubu no mu mahanga ngo basigaye barazayo. Yarize yaraminuza yarakutuye. ako ni umugabo. None ko yaje zo bundi akaba kanyereka ati muzaba abantu abo bazi kuri za basapu na za za social medias niba zitaga za social medias nimba ari zo shosho rero na za butubi niyo yanyimbwiye cyane mbona mama sura yanyu none iyo mutaza kwiga mwari muzagaragara hariya ngo abantu tubabone. Bati nanga yaciye amabere wenda nuko sinzi ko muri guhita mu byanzura. Oya naho ubundi rwose gusiba umunsi umwe ntacyo bigize ute ntacyo bitwaye. Sibyo umwana ungana guca ishuri ngo ugiye kureba amagare iyo ni impamvu koko. Impamvu ki yatuma ko nawe uko kiri ibintu mu mafoto. Oya ntacyo bitwaye umunsi bazabibona iyi si dora hiri kwerekeza igihe kizajyana n'imihanda mukayikandagiramo mufite agapapuro k'impamya. Kumbi mwese murahanga. Haguruka ufite amahane uje muranyimukira zimwamenye n'ibindi hari amakuru mudafite bikize kandi niko byarangiye nje ubundi w'umuyobozi ubu ndaguhagarariye nawe ndaguhagarariye n'iki naco ndi kukiyobora ndi umuyobozi ukazi ukomeye banshizeho wowe ibyo bijyanye ibyawe nutabicikaho ngo uje uragira isuku shado ntaho turayoborana ndaguvamo cawe uwe hugugumemo ndagerageza kwiyitaho byarangiye ubundi w'umuyobozi mwenyewe ukaze ntawe uri kubona ko n'ibyuma babimpaye
ubu ngiye kugenda ndi kuzenguruka mu mudugudu wose, ndi kubabwira uburyo ari nje bashizeho, ndi kubabwira uburyo ari nje ugiye kuja urabayobora, uri kumva? Hari igihe bitaba ari ibyo ibyo bijyanye byawe wowe ubu ndabafite noneho ngiye kuja ndabayobora mbashire ku murongo. Uzi ngo nje nzaje ndakorera ubusasi iki nagambere bagamayira ngo iki nagambere ndi kugagendana mwe hari n'amakuru mudafite umva sha mutaba mu nkozi ubumajisi ngabitaho muri kureba se mwarasaze ubuyobozi nje mana bura ye iki ni igiki amaye nka data igihugu uretse n'ubwo umudugudu kwanza bambwe bati n'ubwo uyobora neza turakongeza n'intara ku mudugudu ku ntara je nibyo kuvuga ngo urava ku mudugudu uje ku murenge uje ku mudugudu ku ntara dogiteri nayoboye ahubwo mva sharirya nzanira inzoga ya 200 ndampaye nka data rutamiza abiri ntiyaravuze ngo yakizera none si yakire muri za 200 ra ndaho ndasanye n'edino muzangire umuhanzi ije ndahanga indirimbo muje murazishyira no ku masede indirimbo zanje bose muzangire umuhanzi w'umudugudu nje ndabaririmba indirimbo kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba bacurangire na bya bindi n'ibyimara nabyo nje ndabicuranga. Baturage b'umudugudu gwa Bwiza, mudugudu yantumye ngo mbabwire ngo ntihazagira umuturage wongera kunsuzugura kubera ko nta muturage n'umwe muri mwebwe umpunzi, nta n'umuturage uzi ngo mbaye bundi, nta muturage wemerewe kuzongera kunyabiraho no murambangamiraga cyane mugatuma ibintu bitagenda neza. Kandi ikindi abakobwa bose naterese bakanyanga, ejo saa 3 duhurire ku kibuga munsobanurire ukuntu njyewe mbakundaga ariko mwebwe mukanyanga. Niko bihagaze rwose kuko ndavunikaga ndi kubatereta ariko nabuze n'ukuntu nazabona umwe muri mwe. Ejo rero duhure saa 3 dufitanye inama, kandi buri muturage wese wo mu mudugudu yambwiye namwe ngo mbabwire ngo ntihazagire uwongera kungenzura kuko ntawe ndiwe, ntawe ndariwe, nta nununze. Mubaga muri kumbangamira munshakaho iki ko njyewe ntababangamiraga. Ubwo rero namwe ntihazagira uwongera kunkanurira amaso, ibintu byahindutse. Kandi mwitega ko kuba natangiye gufata kuri mikoro y'umudugudu mu gitondo nshobora no kubayobora mutanabizi mwebwe. Ubwo ni ukuvuga ko ibintu byose nababwiye mwabyumvishe, nta n'ikibazo tunafitanye. Kwanza ndabihinduye, abakobwa bose naterese bazaze ejo saa 3 z'ijoro. Ntabwo nshaka ko baza kumanwa. Komera dogiteri. Komera sha. Yego.
unzihe ndakuzi uri icamamare ariko koko hari n'igihe mbaga icamamare ta none se ubwo umudugudu turimo ni uguhe umudugudu ni ugwa bitare ugwa bitare nta hari ugwa bwiza wapida none ubwo naho wadangira nk'ubwo mudugudu gwacu gubaga ntago nzi iyo guri wa mwana we ubu bintu mbwiye nibyo da none se ndangira nino kuvuga ngo ibintu byose bihise byibana nubwo namenya arihe baturage b'umudugudu ndimo mumbabarire muze mundangire umudugudu gwacu ntaho ndi kumenya aho gubaga